Hagaragaye ibintu bitatu umuntu atakaza maze ubuzima bwe bugahita bujya mu kaga ibihe byose. Ibi bintu ngiye kukubwira nubitakaza uzamenye ko ubuzima bwawe buri mu kaga gakomeye. Ubushize nabakoreye video ivuga ku bintu bitatu bigoye gusaba. Ndagira ngo nkubwire niba yaragucitse nta mpamvu yo kwiheba kubera ko naho yagiye iracyari. Wayisanga kuri YouTube channel yitwa Hirwa TV Show kugira ngo bikorere kandi bigufashe guhita usobanukirwa byihuse niba ngiye kukugezaho nonaha. Ari byo bintu bitatu nanone utagomba gutakaza mu buzima bwawe. Unyumve neza mbisubiremo. Ibi ni ibintu bitatu ngiye kukubwira utagomba gutakaza mu buzima bwawe. Kuko nuramuka kubitakaje uzamenye ko ubuzima bwawe ubushyize mu kaga gakomeye. Bayi ikaze rero mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro undi munsi ngisanzwe kibategurira kandi nkanakibagezaho nitwa Isingiswe Edith. Kwihuse n'ikintu cya mbere utagomba gutakaza mu buzima bwawe ni kwihangana. Kwihangana ni ibintu bidashobokera buri wese. Ariko burya twagakwiye kumenya ko ari ingenzi kuko iyo wihanganye cyangwa wihanganiye ibikubayeho bitari byiza cyane ko bituma umuntu yihangana n'ubundi hafi ya byose bari ari ibintu bibi. Ibyo bita negative effects mu ndimi z'amahanga. Mu bizera kandi bakemera igitabo cyahumetswe n'Imana ari cyo Bibiliya yera, naho dusangamo amagambo agira ati kwihangana bitera kunesha. Ari byo biboneka mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 4 haragira ati kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Niba rero uzi ko uri umuntu ushobora kwihangana no kwihanganira ibyo uhura nabyo, komeza ibishikamo kubera ko kwihangana kwawe nibyo bizagutera kunesha. Bya bintu urahura nabyo ubona bigukomereye cyangwa se bikugoye nubwo byarangiye bidakemutse uko byifuza, ariko menya ko uzaba ufite ububasha bwo kwakira ko bitabayeho. Bitandukanye nawe umuntu utarigeze yihangana cyangwa umwe utajya ugira kwihangana muri we, kuko icyo gihe we bizamugora ndetse cyane. Rimwe na rimwe usanga afashe ibindi byemezo byo gukora ibindi bintu runaka bitari byiza cyangwa bitagakwiriye gukorwa. Nshuti dukurikiye muri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ko guhera ubu niba utagira kwihangana muri wowe watangira kubyitoza, ariko kandi nawe ugira kwihangana muri wowe bikomeze nturekure bitagucika. Kandi nuramuka ubitakaje nawe uzatangira kubarizwa mu bantu bari mu kaga gakomeye kubwo gutakaza ibintu by'ingenzi mu buzima bwabo. Dukomeje n'ikintu cya kabiri utagomba gutakaza. Ikintu cya kabiri utagomba gutakaza mu buzima bwawe rero ni icyizere. Mani nyagasani, niba uzi ko wagiriwe amahirwe ukaba uri umwizerwa, ndakugira inama yo kuzaharanira gukomeza kuba umwizerwa mu bantu. Erega si ko umuntu wese yizerwa, no. Umuririmbyi yarabiririmbye ati icyizere ni nk'amazi, iyo amenetse ntayorwa. Ese iyo ubigenzuye ubona atari byo, ngaho uzafite amazi yosuke hasi, haba ku butaka, haba kuri sima cyangwa se ahandi hantu runaka, ariko utase mu kintu uri bwongere kuyakuramo, kuko uko ntabwo yaba ari ukuyamena. Noneho numara kuyamena ufata ikintu wari yakuyemo ubundi rero yasubizemo. Uzambwira niba byaragukundi. Ndamya nashidikanya ko bidashoboka. Bivuze iki rero? Kwizera ni ibintu bitoroshye habe na gato. Ushobora kuba uri umwizerwa bitewe n'ibyo ukora, uko witwara se cyangwa uburyo wigaragariza abandi. Hari uwo bisaba ikiguzi kinini kugira ngo abe umwizerwa, ariko kandi hari uwo byorohera akizerwa bitagoranye. Umubare munini w'abatuye isi biragora kugira ngo babe bizerwa. Niyo mpamvu rero musaba ngo niba uzi ko uri umwizerwa, haranira kuguma muri we, haranira kudatakaza icyizere cyawe mu bantu babashije kukwizera. Nubwo byaba byaragusabye imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo uhinduke umwizerwa, ntuzishwe ngo wumve ko no kugira ngo utakaze icyizere cyawe ugirirwa bizagutwara imyaka ingana niyo wamaze ucyubaka mu bantu. Ndavuga icyizere. Ushobora gukora akantu gato gusa mu minota mike bidatwaye n'umunsi wose, ugahita utakaza cya cyizere wagiriwe cyangwa se wagiriwe. Nubwo byaba byarakuvunnye gute, menya ko gutakaza icyo cyizere byoroha kurusha ibindi bintu byose byoroha kuri iyi si. Mu bintu rero utagomba gutakaza mu buzima bwawe, icyizere ni kimwe muri byo, akaba ari nacyo kintu nkubwiye bwa kabiri
ariko kandi icyizere ni ingenzi mu bantu ndetse cyane kuko si hano honyine nyivuzeho ahubwo no mu kiganiro cyacu cy'ubushize twakivuzeho kandi yari insanganyamatsiko itandukanye cyane n'iyi turimo tuvugaho. Uzagikurikirane kugira ngo urusheho kugira ubumenyi wunguka muri wowe. Reka twikomereze n'ikintu cya gatatu mu bintu bitatu utagomba gutakaza mu buzima bwawe, ariko nananibutsa gukora like igihe mukunze ibiganiro byacu, mukatugezaho ibitekerezo byanyu, byaba ibigaya cyangwa ibishima, kuko twe byose turabyakira, bikadutera kurushaho kumenya igikwiriye gukorwa bitewe n'ibyo mwifuza. Ibitekerezo byanyu rero murabinyuza muri komenti, hanyuma kandi musangize abandi ibiganiro kugira ngo nabo bigire icyo bibafasha, ureke kwikunda ngo ubihamane wenyine, kuko natwe tubikugezaho ni uko tuba twifuje ko twese hari icyo byaduhindurira mu buzima. Gize icyo menya nkagisangiza n'abandi kugira ngo nabo bagire icyo bamenya. Gukora subscribe byo ni inkunga ikomeye kuri twe kandi binatwereka ko mukomeje kutugaragariza urukundo. Twagiye n'ikintu cya gatatu tutagomba gutakaza mu buzima bwawe, aricyo ubunyangamugayo. Nyamuneka tube inyangamugayo. Inyangamugayo ni ikintu gikomeye cyane. Twavuze ku kintu bita icyizere, tukivugaho ibintu byinshi, uburyo kibigoye kukigira cyangwa kukigirirwa n'uburyo byoroshye kandi kuba wagitakaza byihuse. Ariko se nanone tuzirikana ko hari igihe hari abantu bizerwa kandi bitari bikwiye ko baba abizerwa. Ari umuntu ubinyuza mu nzira zidafututse kugira ngo akunde abo mwizerwa, ariko buriya bigenze gutyo aba arimo guhemukira abamwizeye. Umuntu umeze uko, wa muntu ushaka kugira icyo akora kugira ngo abo mwizerwa kandi hagamije inyungu ze bwite, ntabwo afite ubunyangamugayo muri we. Bivuze iki rero? Icyizere kigomba kujyanirana n'ubunyangamugayo. Wayo uri umwizerwa kandi uri inyangamugayo, haranira kubisigasira kuko bifite icyo bimariye isi n'abayituye. Bavuga ubundi ko ikinyabupfura ari ingenzi ahantu hose. Waba ukize, waba ukennye, waba ukomeye, waba woroheje, ugomba kuba ufite ikinyabupfura. Ibintu byose ukora ubaye nta discipline bikorana, ubundi bavuga ko byose biba ari ubusa. Ikinyabupfura ugira, ubwo bunyangamugayo wifitemo bisigasire kuko bizakugira umuntu ukomeye. Niba bakubonamo ubunyangamugayo, gerageza ukomeze ubere inyangamugayo, ntuzatakaze ubunyangamugayo bwawe kuko nabwo nubutakaza uzaba ugiye mu mubare w'abantu bari mu kaga gakomeye kubwo gutakaza ibintu bikomeye mu buzima bwabo. Ibaze rero ibintu twavuzeho byose uko ari bitatu ubaye ubifite, ushobora kwihangana ukaba uri umwizerwa mu bandi kandi ukaba uri inyangamugayo, maze warangiza ukabitakaza. Ese waba uri gukurura ukunisho yabisa? Ibintu bitatu niba ubigira muri wowe uzirinde kubitakaza kuko waba utakaje ibintu by'igiciro cyinshi ndetse bigoye kuzagarura. Nubitakaza kandi uzamenye ko nawe ubarizwe mu mubare w'abatakaje ibintu bikomeye bikaba byabashyira mu kaga cyangwa se bikaba byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Reka nivugire ntiwakoze kubana nanjye mu kiganiro undi munsi kinyuzwa kuri YouTube channel yitwa Hirwa TV Show. Nandakubwira kandi ntuzacikwe n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha, aho nzakugezaho ibimenyetso bifatika bizakwereka ko urukundo ruri mu marembera. Iyo niyo nsanganyamatsiko yacu y'ubutaha nzakugezaho. Aha ndavuga ku bakundana, hari ubwo usanga urukundo rwabo rugenda rucwekera ariko ugasanga ntibari kubimenya ngo babe babikosora, cyangwa niba batanifuza gukomezanya bahite bafata umwanzuro wo gutandukana byeruye bitabatwariye igihe cyabo, kuko burya igihe kirahenze. Akoze cyane rero kubana nanjye, njye bategura iki kiganiro kandi nkabakibagezaho. Nitwa Isingizwe Edith, ndabashimiye.